indira ngo ninakiva amazambona. Ntago ari we. Imana irafunga imiryango yose yakugeraho. Nagize ikigeragezo mfite bene wacu bakize. Nabo bajya bakureka akavuga ati ariko kandi Bob njya mureba nkabona hari utuntu afite. No, nta twari ufite, ariko ni ikigeragezo Imana yakunyujijemo. Iyo minsi 40 n'amajoro 40 nta muntu yari gusimbuka agagira icyo akora kuri Yesu, ariko ari ikintu yaraje guhindura. Yasabaga imbaraga Imana kubw'umurimo yaraje gukora. Ikigeragezo Imana ishaka kugikoza ntago ari gituma urakarira bene wanyu, si gituma urakarira bosi wawe, si gituma uvuga ntiwumvwe, si gituma urwara ntukire, si gituma wivuza ukabura amafaranga. Ni ikintu Imana ishaka gukora muri wowe. Haleluya. Hari ikintu Imana ishaka kudukoramo bivanye n'umuhamagaro n'icyo yakwise kuvukira mu gasoro ka mama wawe. Hari icyo Imana ishaka kugukoraho ntago yitayeho ngo iwanyu wavutse ukize, ariko yitayeho ku muhamagaro yashize ku buzima bwawe. Ikigeragezo cyose kiza kingana n'icyo witwa mu ijuru. Izina ryawe ryo mu ijuru ikibazo urigereranya n'izina ryawe ryo mu isi. Kuvuga uti mwene wacu ko mbona ibye binyuramo kuko igihe bitanyuramo, umuhamagaro wawe ufite ikigeragezo kingana nawe. Nta kindi kintu wabimbwira, kuko nta handi hantu nabonye muri Bibiliya umuntu Satani agerageza umuntu. Abandi bageragejwe n'amadayimoni. Satani agerageza levels to levels. Ranks to ranks. Niwaza wowe je nawe petit demo akadayimoni kangana gutya karaza kakanyiregeta nkazenguruka mu gitanda katambwira madame ngo turahukanye. Nta soni yewe petit demo ni uzika gukanda. Levels to levels. Dayimoni ndwana nazo hagariza umushumba arwana nazo. Sinzi igitabo nigeze gusoma ngo cyabo niba ari bonke ngo yumvise ikintu kigubitana muri salo wagiye wasanga ngo dayimoni yicaye mu ntebe ngo ni wowe none warangiza uragenda ngo asubira kuryama. Ndebera giye Bob nyibonye nkemeye mvuga ndabora hano banshize ni mu madayimoni ahantu si oya nca mu idirisha ari muri etage. Ubwo baba mareka bari bunsame ariko nzaba nasimbutse. Oya ntago na gutya. Na Yesu arazi ibyo aturinda. Haleluya. Kandi rero ikintu kibabaje nuko tuzi ngo turi mu bigeragezo, kuko ibigeragezo byacu tubirebera ku bisubizo tubona, ariko ntabwo tuzi iby'Imana iturinda uko bingana, ibyo tutanyuramo uko bingana. Ibigeragezo udacamo, gufata gahunda kwa mbere uri ku cyumweru ejo ukagenda ukayikora, ugafata itendege ukayikatisha ukavuga ngo mu byumweru 2 nzajya hano hantu, ukajyayo utarwaye, nta sida wagize, nta mwana wapfuye, nta mwenye wanyu wabuze. Imana tuyirebera mu byo yaduhaye ariko tukibagira kuyirebera mu byo yaturinze. Ibyiturinda ni byinshi cyane, kw'imyambi Satani ntagasiba kuyohereza, ariko uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe. Hari igihe njya mbwira Imana ntariko kuri ya Elisa najye haze yamubwiye ati amufungura amaso amureba ibimugose, ni rimwe na rimwe iyo byanjegeje wajya umfungura amaso ukanyereka ibingose. Haleluya. Nkumva nanjye nashaka Imana imfungura amaso wanyeretse abamareka bangose gusa, nkumva tufite morale tu wabanyeretse gusa, nkumva ndanezerewe gusa ko bahari gusa. Haleluya. Iyi nkumva Mana nyereka tu nanjye nishime mvuge ni by the way barangose meze neza. Meze neza nubwo ntishyuye inzu, meze neza mfite abangose. Kuko Imana hari amaso yadufungura tugasara. Yesu ashimwe. Noneho Matayo nguyu arakomeje aratubwiye ati rero umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose mu isi. Haleluya. N'ubwiza bwabwo. Ntiyamweretse ubwami gusa, amweretse n'ubwiza bwabwo. Hari igihe bakwereka ubwami ariko bakwereka n'ubwiza bwabwo. Ntiyamweretse umudugudu wa Kanombe, ntiyamweretse umujyi wa Kigali cyangwa East African Community, ntiyamweretse na Afrika cyangwa Uburayi gusa,
yamubwiye ngo yamuzamuye ahantu ku musozi amwereka isi yose aho iva ikagera. Aramubwira ati wowe piga amagoti ndabiguhe, pfukamira gusa mbiguhe. Ariko jewe bangeragereje meya w'umujyi sinsimbuka. Bamuhaye isi yose, bamuhaye ikigeragezo kingana n'umuhamagaro we, kuko bamubamba banditse hejuru ngo umwami w'abaki, yari umwami w'abayuda. Oya ntuze noneho Pilato araza avuga ngo oya, ngo ntago ari umwami, bamubwira ngo ntago ari umwami w'abayuda. Arababwira ngo ibyo nanditse nagize nte, nabyanditse. Yashatse kubabwira ati uyavuka naba yaje gupfira, yaje mutamuzi ariko apfuye nk'umwami. Yesu ashimwe. Noneho Satani wamugerageza yarazi icyo azavamo, ko mu gupfa kwe hazandikwa ngo umwami w'abayuda. Aramubwira ngo waretse ubu bwami nkabuguha mbere, ariko nguhe ubwami budasa nubwo nakubwiye, nguhe ubwami budasa nubwo Imana yaguhamagariye. Waretse aya mafaranga Imana yakwandikiye ko uzabona ufite imyaka 50 nkayaguha ufite 25. Waretse nkayaguha nona. Erega ayamuha ku murongo ashaka kuyamuha mu gice cya 4. Yesu yapfuye mu gice cya 28 ari umwami w'abayuda. Ari hagati y'igice cya 4 n'igice cya 20 n'igice cya 28 harimo imyaka 3. Ariko yashatse kubimuha mbere. Nukuri nanjye nawe turazi ko ari ibintu nifuza ko byasa mbere. Yesu mwiza. Hari ibintu wampa nona nkavuga nti Imana irafunguye. Ariko kubera kutibagira yuko wamuriganya hari, kandi nawe afite ubwenge n'ubujura bubi akoresha kugira ibintu hataragera. Ni bande muri twebwe bakoze ubukwe ariko bahatswe gukora ubukwe n'abantu atari bo? Hari igihe hazusa nawe. Hari igihe wabonye akazi ariko haza n'akandi k'Imana. Akazi si amafaranga uhembwa. Yesu ashimwe. Hari igihe dusengera Imana akazi ariko kenshi ntabwo dusengera akazi, tuba dusengera amafaranga tubona muri ako kazi. Si byose? Iyo dusengera promotion, ni promotion ushaka cyangwa n'amafaranga bakongeza. So twahinduye amasengesho tugasengera amafaranga ko n'ubundi ariyo turi gusaba. Noneho ugasengera akazi. Imana ari umugabo yashimishije muri Kenya. Imana yamuhaye utuzi 3. Imuha akazi k'ibihumbi 7,500 cyangwa 4,500 n'igihumbi by'amadolari. Yari amaze imyaka 2 akenye nta mafaranga n'atanu afite. Arabifata byombi abishyira ku mavi arasenga. Ambwira ngo Mana nakaye kazi kanjye muri ututuzi. Jewe ntabyo nari gusengera, ndabibabwiye hakiri kare. Aka 7,500 twakuba tugiye. Ntago oya none si Imana inyibutse ubu sinakwirwa oya mbwira. Sasa hari ibintu iyo binyigisha bikanyereka intege nke mfite bigatuma negera umusaraba. Ajya gusenga contract 3. Imana mbwira ngo fata ak'icyatanu. Icya mbere iryo jwi nari kuvuga ngo ntago ari ryo. Ndavuga ngo inyatsi iri kunkurikirana mu izina rya Yesu. Ino dayimoni ndayirukanye pepu mbaya. Biki cyatanu maze imyaka 2 n'amafaranga ninjiza. Imana ambwira ngo fata ak'icyatanu. Umugabo abwira madame ati Imana mbwiye fata ikitata. Umugore ati Yesu we, ariko uzi ko wakenye none urasara. Icyatanu turagikoze iki? Ati ubundi twari dufite ayahe? Umugore ati ariko se wamugane n'ubundi twari tubayeho. Igendere. Afata k'icyatanu amezi 6. Ya company yatangiye yaje ari company ije to test Africa. Basanga uyu mugabo afite ubuhanga ko yahora akora muri UN imbere. Basanga afite ubuhanga bwo kumenya Afrika n'ibintu byose byakorerwamo. Ya company bahita bayishyira ku rwego rwose rwa Afrika. Bahita bamubwira representant legal wayo. Mu mezi 6 yavuye ku cyatanu ahembwa 25,000. Reka Imana gufungura amaso ikoreke ko inzira zayo zitameze nk'inzira z'umwana w'umuntu. Imana yaradutsindiye ibitugerageza byose. Yarabitsinze ku musaraba igihe avuga ngo byose birarangiye. Muri byose birarangiye, ibyawe n'ibyanjye birimo. Ibyawe n'ibyanjye biratandukanye ariko birimo.
ibyawe n'ibyanjye bifite amazina atandukanye ariko birimo, muri byose birarangiye. N'uno munsi nubwo ushobora kuba wicaye hano ureba imbere ntaho ubona, byararangiye ku musaraba i Gologota. Iki kibazo uri kunyuramo kitagira izina, hari igihe umuntu anyura mu kibazo atabwira n'umuntu n'umwe, kuko hari igihe nakubwira ikibazo cyanjye nkamaze ko ntacyo wankemurira, kwambira ngo nzagusengera, ariko ndakubwiye ngo byose byagize bite, byararangiye. Abo bana Imana yaguhaye, turi muri periode yo kwishyurirwa ama minerval, yo kwishyura minerval, byakomeye, ariko Imana yaguhaye ukabyara bariya bana, byararangiye na minerval yaraziteguye, byararangiye yaraziteguye imbere kera. Kuko hari igihe uvuga ngo reka umwana ngo none hano nagiye kumwishyurira ngo arahenze ngo reka mpindure, nubwo wamujyana ibihumbi 50 uzayabura. Amafaranga si umubare, ni icyo yitaba, si umubare. Amafaranga ntabwo ari umubare, kuko ijuru, currency y'ijuru si inoti, ni uburemere. Ntabwo ari ibiceri, si ibihumbi 100, si miliyoni 100. Kwijira ijuru cyaguha miliyoni 100 n'ibihumbi 100, umwuka uyasabisha ni umwe, ariko ijuru ridesize kuyaguha nako kanya uraruyafite. Rero muri byose byararangiye. Ibibazo ufite uno munsi, igituma tuvuga ngo byararangiye ni kugira ukwizera kwawe kongere kuzamuke. Ukwizera niko kongere gutandukanya umuntu n'Imana. Ntabwo dutandukanywa n'amasengesho twasenze, dutandukanywa n'Imana n'ukwizera tudafite. Kuko ukwizera mu kirere cy'umwuka gutandukanye n'ubwoba. Igihushanyo cy'ukwizera si ukutizera, ni ukugira ubwoba. Does it make sense? Ntabwo ari ukutagira ubwoba, ntabwo ari ukutizera, no, ni ukugira ubwoba. N'igihe ikigeragezo cyaza kikagushira ku mavi, ariko apana amavi yo gusenga, amavi y'ubwoba, ugapfukamishwa n'ibibazo. Ariko uno munsi mfite ijambo ryo kukubwira ngo byose byararangiye. Nirengagije ibibazo turi kunyuramo, nabyirengagije, ntabwo turi kwirengagiza igihe turi muno munsi, ariko Imana iravuze ngo zamura amaso yawe. Yabwiye Aburahamu arangije gutandukana na Loti ngo zamura amaso yawe, ngo aho ureba hose ndahaguhaye. Ntabwo yaraye ahageze, ntabwo haraye habaye ahe, oya, byafashe process kugira habe. Ariko umunsi yaherewemo promise, Aburahamu yatangiye gutera intambwe zo kwizera, aravuga ngo ahangaha yambwiye habaye ahanjye. Tangira wizere muri wewe ko icyo Imana yanditse cyose yagusezeranyije uzakigeramo. Haleluya. Hari igihe tubivuga ngo barokore batera morale. Igituma mbivuga nka sakuza nuko nzi ko ari byo yanyemereye nagezemo, nuko nzi ko ari byo yanyemereye ngiye kuzageramo. Pa kubera Bobe ndi mwiza, pa ko nsenga cyane, ariko kuko yabivuze itajya yihindukiza mu ijambo, kuko yabivuze idatoranya ku butoni, ariko yabivuze ikavuga ngo ngiye kugukiriza umwana, izere ko umwana wawe akize. Yabivuze ikavuga ngo ngiye guhindura ubuzima bwawe, izere yuko ubuzima bwawe buhindutse. Turi kuvuga Imana ihagarara hagati yacu nayo, harimo ikintu cyitwa bridge, cyitwa ngo kwizera, nta kindi. Ibwira Nikodemu ngo niwabyizera bizaba. Haleluya. Ngo umuntu yasubira gute mu nda y'akavuka? Ni ibintu bidasaba kuvuka bw'umubiri, ariko bisaba kuvuka by'umwuka binyujijwe mu kwizera. Twizeye Imana turakizwa, twizeye Imana duhindurirwa amazina. Iyo Mana nitubwira ngo mwongere mwizere, amazina yanyu noneho nyazamure. Haleluya. Amazina yanyu nyagira yandi. Imana irakwifuza ikakureba iyo uticira inzira ikagucira inzira. Nta kintu kiryoha nk'ubuhamya bw'Imana, nta kintu kiryoha iyo ufite ibintu wumva nta muntu n'umwe utinya ku isi. Nta kintu kiryoha nk'uko ushobora guhagarara ukavuga uti imbere y'Imana n'abantu nta mugore wanshinja. Nta kintu kiryoha niyo uvuga uti nta muntu nambuye. Nta kintu kiryoha niyo ufite ibintu bifite ibihamya. Iyo nzira hari igihe irushya, iyo nzira hari igihe turushya, hari igihe tumara igihe mu bintu ukumva Mana eske bino bizarangira, hano hantu nzaharenga. Uraharenga mu izina rya Yesu, uraharenga mu izina rya Yesu. Noneho birangiye bigeze ku murongo wa 43,
reka da ku murongo wa 10 aramubwira ngo Yesu aramubwira ati genda Satani, nkuko wanditswe ngo uramya Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Ngo umwanzi ahera ku murongo wa 11 ngo ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Haleluya. Ngo umwanzi ahera ko agira gute? Maze haza iki? Ibigeragezo turi kunyuramo Imana iri kubireba. Ijambo ry'Imana yo handitse ngo haleluya, haranditse ngo ni Satani nabatera resiste hamazahunga. Izi steps eshatu Yesu yanyuzemo, imwe imwambura identity, ko yamubwiye ngo ni wahindura uyu mugati ukawugira iyibuye ukarigira umugati, yariho yataka identity y'Imana. Icya kabiri, Satani yatatse emotions za Yesu. Amubwira ngo niwasimbuka baragusama. Amubwira ati I will not tempt my God. Icya gatatu, yatatse power ya Yesu. Amubwira ati niwa mfukamira ndaguha ibiri hano ku isi. Ibyo bigeragezo bitatu biratugonga mu buzima. Ko kenshi tureba ubuzima bivanye naho twavuye, ariko Yesu icyiza cye yaraza aho yavuye n'icyaje gukora ku isi. Ariko benshi muri twe ntabyo tuzi. Benshi muri twe identity zacu zihagaze mu byo twavuye n'ibyo twakuriyemo. Bihagaze mu gusobanurira abantu nka wa mugabo yari ku kidengezi imyaka 38 avuga ngo nabuze uwunjugunyamo. Duhagaze tubwira abantu ngo akazi impamvu ntarakabona nabuze ukansabira. Duhagaze tuvuga ngo impamvu ibi bintu byanjye bimeze gutya nabuze uwuncira inzira. Ariko Yesu arahari uno munsi, arahubwira ngo ndahari ngo ngucire inzira. Niba naraciye inzira mu nyanja, iyawe kuguha akazi numva yoroshe kurusha iyo wasomye muri Bibiliya. Iyo dusoma Bibiliya impa icyerekezo cy'ubuzima bwanjye, nkumva ibyanjye biroroshye. Yesu ashimwe. Nkumva niba inyanja yarafungutse, inyanja y'umugisha wanjye yabikomeye. Inyanja y'uko giye n'umugore wanjye twakubaka neza yabigoranye cyane. Icyo kintu cyaba cyamagaza imbere kikangonga cyitwa ngo iki cyatuma ntagisimbuka. Aramubwira ngo resiste hamazabahunga. So ikintu Yesu yakoze, yagwanye na Satani mu bigeragezo bitatu. Yesu kuresista ni gute mu Kinyarwanda? Kuresista, resiste. Kwihangana no gushikama. So ugushikama kwa Yesu mu kigeragezo, ugushikama kwawe mu kintu kiri kukubaho, hari abamarayika bagira baze kukugaburira. Haleluya. Hari ibyo umwana we mu rugo anyuramo ukamureka kabinyuramo kuko ari cyo ushaka kumwigisha. Umwana akora mu muriko ngo ntukore mu muriko, ntukore mu muriko, avuga ati urabizi reka ukoremo, akawukoramo agashakarira ukamubwira ati uzongera se Dan ntagazongera. Hari ibintu rero Imana tureka tukanyuramo kugira ihindure uko tureba ibintu. Ibintu byose ntago ari byiza, ariko ntago azakomeza kugira ngo iki ni kibi, iki ni kibi, iki ni kibi. Avuga ati reka abinyuremo akomere, reka binyuremo bimuhindure, reka binyuremo bimukamure kwizera umwana w'umuntu, reka binyuremo bimuhe kureba Imana gusa kuko ibindi byose byahagaze. Reka binyuremo bimwigishe gusenga kuko ntabyo azi. Reka binyuremo bimwigishe kundirimbira. Reka binyuremo bimwigishe kunshima kuko ntazi gushima. Reka binyuremo kugira nawe azabera ubuhamya abandi bantu kuko nta buhamya azi gutanga. Azi ngo ibyo afite yabihawe n'amashuri yize, ariko akibagirwa ko atize wenyine.
akanibagirwa yuko no mu ishuri atari we yari umuhanga yari ahari, ariko yareba akazi afite akavuga ngo we ngo ni kanaka yansabiye ngo noneho ngo eba ngo nanjye ngo kasibeta baraka ngo byaranyoroheye ngo nyewe sinzi igituma mwe bibagora. Ni Imana yaguciye inzira, ariko kubera you don't know to identify the favor and the grace of God upon your life, ubyitirira abantu. Bibiliya niho handitse ngo hokone Dieu dans toutes ses voies, ngo il planira tes sentiers. Ngo reba Imana mu nzira zayo zose, ngo inzira yawe izayigira izayoroshya. Nta kintu na kimwe ngeraho, nta hantu na hamwe najya nkicara nkavuga ngo ni mwene wacu yahangejeje, nkavuga ngo ni kanaka byagenze gute. Nemera imbaraga z'Imana ku buzima bwanjye, nkavuga Mana yaba atari wowe hano hantu ntago nari kuhagera, yaba atari wowe ntago nari kubaho ubuzima mbayeho, yaba atari wowe. Reka rero tunabimenye no mu bigeragezo tunyuramo. Mana ko yaravuze ngo niwanyura mu gikombe cy'igicucu cya Baka nzaba ndi kumwe nawe. Ntiyavuze ngo nzakigukuramo, nzakibanamo nawe. Ko muri icyo gikombe cy'igicucu hari icyo nshaka kukwigishirizamo. Nta kwigisha uri ku musozi, hari ahantu Imana itatwigisha turi, ariko yatwigisha tugeze. N'ahandi hari ahantu itakwigishiriza, hari ibintu Imana itakwigisha ukize. Haleluya. Ntago yabikwigisha. Imana ntago yakwigisha gusaba ukize, ntago yabikwigisha. Imana ntago yakwigisha gutitiriza. Amasengesho aratandukanye, hari amasengesho yo gushima, hari igihe dutitiriza invocation, ukavuga uti Imana hano utamvanye ndapfa, hapa mina kufa. Ayo masengesho ikinahindura, ahindura uko witwara, akaguha guca bugufi. Ayo araguhindura, ukavuga uti Imana atari wowe simvaha, atari wowe rino deni ntago ryakwishurwa, atari wowe n'umwana ntago ari bujye ku ishuri, atari wowe Mana ntago ndi busohoke, atari wowe sindi buramuke. Ku buryo n'umunsi uzarya ugahaga uzavuze uti Imana yataba wowe sinari kuzahaga. Hari igihe Imana igiye kuguhindurira ubuzima, ariko iravuga ati uzamenya ko ari igihe nabikoze. Cyangwa uzavuga ngo hari ibintu napfindapfinze ngo ndakora ngo mpindukize ibintu ngo niyo mpamvu nageze hano. Naho wageze ni Imana yafunguye ikirere cy'ijuru kugira ngo iguhe umugisha. Haleluya. Ni Imana ifungura yonyine iguse ikintu ikora inyuza mu bantu. Haleluya. Nicyo kintu ikora inyuza mu bantu. Umuntu avuga ngo uri gushya ngo Bobe ndamukunda, wankunze ute? Ni Imana yonyine yagutuma ukunda umuntu, yonyine yo mu ijuru. Kuko uko bavuga ngo baragukunda n'abandi bavuga ngo turamwanga. So iyo Mana yonyine nishobora gufiltira message igatuma abagukunda baba benshi kurusha abakwanga. Haleluya. Hari abantu twavutse mu buryo tutari kuba turi hano ku isi. Izina ryanjye banyise Nkurunziza, ntago bari bazi ko nzavuka. Iyi ko ecography byari hari periode z'ikibazo, mama yararangije ambwira ati congratulations Bobeta arasohotse, batari ko arimo nakandi gasigayemo. None haza kana batari bateguye, atamyenda bagateguriye, banzinze mu myenda y'umudamu da pya. Gahunda zacu zo kuba ku isi ziri mu ijuru, ni gahunda y'ijuru izipanga yonyine. Imana iguhaye imyaka ufite uno munsi niyo izibye kuyikoresha. Reka kubwira umuntu ngo ariko nguzi aho nanyuze, ngo hari igihe twikomparinga n'abandi, ngo uzi ko mfite imyaka ingana gutya, ngo abo tungana ngo babyaye 5. Imana uyirebera mu kubyara. Imana si abana. Ariko iyo Mana yaguhaye ubuzima, hari gahunda igufitemo yuko ni ku myaka 50 wabyara. Yuko niba yabikoreye Sara, wowe usurinde. Ninde wowe utabibamo? Ninde bitabera? Urinde Imana itagucira inzira. Yesu ashimwe. Imana iradukunda cyane ku buryo no kuvuka kwacu ari igitangaza. Ntago tuzi twabayeho, ariko nituzi muri twebwe ari bamwe bavutse akurikiye uwapfuye. Ariko no munsi ufite ikigeregezo cyo kubaho kwawe utazi ko yoyo yari byapfuye ku bwawe.
hari abo yaremeye bararekuka, ariko wowe urasohoka. Uno munsi uri muzima. Ukubaho kwawe konyine it's a statement y'Imana ku buzima bwawe. Ni Imana iri kubwira ati wowe ngufite mu kuboko kwanjye, hari ibyo ngufitiye uzabamwo, ariko Imana imyaka izabikoreramo ntayo iratubwira. Hari igihe utekereza ngo ugiye muri retirement yande mama, retirement ni ndayivuze. Ijuru rigira retirement irihe? Umusaza w'imyaka 90 baracyavuga ubutumwa, baracyavuga Yesu ko agira neza, baracyahindura ubuzima bw'abantu, bafite inararibonye no kuganiriza bigatuma unubaka neza urugo. Yesu ashimwe. Nta retirement hano ku isi umwana w'Imana agira. Ayigira atasha agiye kubana n'Imana, nayo ntayibaho. Imana igufitiye gahunda, yavuze yakubwiye ngo byose byarangiye. Haleluya. Tugira dusenge muri iyi ni Hakori, tubwira Imana ya byose byarangiye. Umwana w'Imana yarahamagawe Samusoni, babwira ababyeyi bati ntimuzakoze vino ku muntu, uyu mwana ntimuzamwogosha umushatsi, ntimuzagira ibi n'ibi. Ariko yageze ahantu agumwuma, turawugwa. Hari igihe byanga, ikibazo abarokore twama twitwaraza superman. We are not, we are human being. Dufite umubiri muto, hari igihe ducika intege. Reka kugaragaza ko igihe cyose ufite imbaraga. Nazo ufite intege nke zawe turazibona, nazo dufite n'ubuntu bw'Imana gusa buturengera. Rero iyo twaje muri ya Hakori uvuga uti Imana nyongezamo imbaraga zawe, kwizange ninye, nyongezamo kwihangana, nyongezamo kugira neza kwawe, kw'ibyo ndi kunyuramo utabinyujijemo ntago nabibamo. Yaje yaratoranyijwe, yaje yarasizwe, yaravuzwe, aravuga ngo yazakubita Abafilisitiya bamare, ariko arabakubita ariko gumwuma. Urabyara ugaheka abana bakakunanira, kandi ariwe mugisha wasabye Imana. Igisubizo cyose gifite ikibazo cyacyo cyose. Ugura inzu bakubwira ngo uzajya uriha tax, uti byose ni ibiki nawe. Ugura imodoka ugasanga fuel, assurance, ngo tutangira kumenya n'abamekanisi tabo waruzi. Igisubizo cyose cyo wita igisubizo gifite ikibazo. Uri gusengera miliyoni 2 ngo Imana iziguhe ngo uzaba ufite akazi keza, uzazihembwa nazo usange ni. Nta kintu na kimwe cyaduha satisfaction kuri inosi atari Imana yo mu ijuru, atari Yesu Kristo yapfuye akazuka wenyine. Nta mugore yaguha ibyishimo byo muri iyi si ngo bihoreho, nta mugabo yaguha ibyishimo byo muri iyi si ngo bihoreho, nta kazi wabona ngo wishime bihoreho, nta bana wabyara ngo wishime bihoreho. Ariko umunezero wacu wonyine uba muri Yesu Kristo uwapfuye akazuka, akavuga ngo byose ndabirangije. Umubabaro wawe, agahinda kawe, ibituzuye ndabyuzuza mu gihe cyabyo. Uwo nguwo niwe nirata, uwo nguwo niwe mvuga ngo nta kizananira ko ndi kumwe nawe. Uwo nguwo, haleluya. Ni uzi ukansanga muri ni Hakori akambwira ngo nawe wari ufite icyaka ndakumaza inyota. Haleluya. Turarangije, reka dusenge. Nabari twebwe mwami, nabari twebwe Yesu, hari izina ryawe ishigwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi biwudukunda mwami, ntabari twebwe, ntabari twebwe Yesu. Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 7 ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye nde? Satani, nawe azabahunga. Satani agiye kuguhunga, ariko azaguhunga wamurwanyije. Haleluya. Ngo Satani araziritse, ngo aratontoma, ariko agize ate? Araziritse. Rero Imana iri kutubwira ati mumurwanye nkuko Yesu yamurwanyije muri Matayo 4. Bigeze ahantu Satani agira ate?
aramuhunga. Satani yatatse ubuzima bwawe ariko agiye guhunga. Haleluya. Ikigeragezo urimo kirarangiye. Imana yavuze ngo ngishizeho iherezo, nkuzaniye abamarayika baje kukugaburira, baje kuguha ibiryo utateguye. Ariko kubera intambara uyitsinze, ngushiriye imeza imbere y'abanzi bawe, ngushiriye inzira ahatagiraga inzira, nkugize umwana wanjye nirata. Navuze ngo kuva none ugiye kubaho neza. Reka navuze ngo mwana, nanjye ntaba ari jyewe, ariko izina ryawe Yesu rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe, ngo n'ubuntu bwawe bwinshi. Ntaba ari jyewe Yesu. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, ntaba ari twebwe. Mwami, ibihembo ugiye kuduha, ubuzima bwiza uciye mu buzima bwacu, intambara urangije Yesu, ntaba ari twebwe, ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Ngo nuzaza kumbaza mubwire ngo ni Yesu wabikoze. Yesu azanye ihumure, Yesu aciye inzira, Yesu adufungura imiryango umwana w'umuntu atafungura, Yesu atwicaritseho tutari kwicarika, Yesu adukuriyeho ibibazo byari bitugenzeho igihe kirekire. Iravuze ngo uyu musozi wazengurutseho ngo birarangiye, ngo icyari umusozi ngiye